Kuwa kane ukwezi kwa mbere itariki ya mbere 2026 uyu ni umunsi wa mbere w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Kaze mu mwaka wa 2026 ari wo mwaka twise ibirenze ibyo dutegereje. Uyu mwaka uzakubere uwitandukanirizo n'indi myaka yose waciyemo. Uzakore iby'ubushobozi bwawe butagezeho. Uzabona ibyiza birenze iby'amaso yawe atigeze abona. Uzumve inkuru nziza zirenze iz'amatwi atigeze yumva. Uzamenye ibirenze iby'umutima utigeze ugambirira, kandi uzafashe n'abandi benshi kugera kuri byo. Inzozi zawe zizaba impamo, kandi uzagere kuri byinshi. Amen. Isezerano ry'umunsi. Muri uyu mwaka ugiye gutungurwa n'Imana. Igitabo cy'Abikorinto ba mbere ibice 2 ku murongo wa 9. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Amen. Uyu mwaka ugiye gutungurwa n'Imana. Iby'amaso yawe atigeze abona, ibyo ugutwi utigeze kumva, ibitarigeze byinjira mu mutima wawe, ibyo byose Imana yabiguteguriye kugira ngo uzabibone. Ndakwifuriza umugisha, ndakwifuriza gukomera, ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza ubwiza, ndakwifuriza ibitangaza.